byararangiye ngenda shaje babonye abana bato aho usigaye utsuza umugore wanjye reka bivuge gutya nkugurukana ndingurutse ubona ntavuze ngo ndingurutse none se wakwicaye ko ndingurutse nkakugurukana nubwo wakwihana kabanga kugahinda uneye wowe utagira muri ngurutse ngo muramuzi ko sabana gahinda agukoze ya mamure nyina abagabo ubuse nubibona abana barahari navuye mu kazi numva nanapfa kugira ngo mbe ko ndi umugabo cyangwa se mo kimwe ubu twese ruduhinduye imbobo oya none ngo ntabwo akiri musaza ntabwo nzindi ubu famiye y'iwacu yego famiye y'iwacu uyigaraguje agati oya utugaraguje agati tuhinduye agashishi nikigaraguje ubwo nawe ndimunyujije majyaga mamagara muzehe bimeze bite ndaho amakuru ni meza mwase mu Rwanda ndaje amagare musaza wanyamenye ibyawe na Shania oya mureka hari ikibazo musazanyire kubwira musaza uri kumutukura kugira gute arya hano yabona zo no kurya nahano nari narakubwize n'ukuri umva nyine nkubwira akantu gatutaruzi kebana yo ayo magambo yose avuze nakwihoreye muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'intsinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi uyu munsi twasuye ya famiye Rachel n'umugabo we kugira ngo murahibuka ko ubushize twari twahaje na Shania aribwo umugabo yamuheshaga abana be uyu munsi rero nongeye kugaruka mu rugo rwabo nyuma yaho bitagenze neza nkuko umugabo avugaga ati umugore naza agasanga abana badahari ndabizibira barwaserera arambwira ati keza nkuko wazanye na Shania uburyo natanze abana narabisobanuye uburyo abana basanze mama wabo nasobanuye impamvu nk'umugabo mu rugo none umugore yaremesheje nagira ngo hagere nk'umuntu wari uhari abana bagenda nk'umuntu uzi impamvu abantu bagomba gusanga nyine niyo mpamvu rero turi hano aka kamikoro kamere madamu hanyuma tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze nizere ko ari amahoro kwambaye costume se kandi mbona uvuye mu kazi ugiye nari n'ubundi Mutabare igihe rwose ubundi abayobozi yaba byashobokaga abayobozi bakabaye akazi ikindi twishimiye kubakira mu rugo rwacu rwanjye na madamu ariko uje n'ubundi turi mu bintu bitagenda neza nibisa n'intonganya bize ngo zubu hari ibyo tutumvikana n'umugore wanjye maybe niyo mpamvu naguhamagaye ngo umfashe nyine muri ibi bihe bitatworoheye Rachel tuguhaye ikaze mu kiganiro ariko wirakara n'isura wika uya ntago ndakaye urishimye ntago nishimye ntago nanarakaye ni hagati aho umeze ute rero ntago meze neza cyagenze gute ke ntago nabona araburi iki kumugabo wa murajije aratigeze ubu ndi kumureba nkumva nahita murigisha nk'igitambaro mfite kubera abana ubu koko musaza wanjye ndamusobanurira ngo iki ariko se ndamusobanurira ngo iki umugabo ngiye mu kazi musize hano niba atiretana na muri mu kazi wanjye simbizi ajya kumuhiga aramuturumba iyo ngiyo nsanga abana bagiye ntazi uko abana bageza none atanze abana none se abana musaza wanjye kuba bari hano hari ikibazo hari ikintu numvise wigeze umbwira yuko abari abana wabazanye ku mpamvu za musaza wawe nari ko babikubwira se kubera iki ndi umugabo mu rugo ariko
nari kuba mbikubwira kubera iki Yego, ndi umugabo bari muri abana bwo. urabazi ko ari musaza wanjye kuba bari hano nta kibazo kirimo mbese barakubangamiye kuba abana musaza wanjye bari hano gute urugo rwanjye bibye se abana musaza wanjye nabiba nabo mu gasozi si amaraso yacu Abazi mama wawe se. bibye gute none niyo mpamvu wagiye ukiruka ngo ajya gushaka Shania mbabarira windushe mujinya windusha kurakara Oya, wigeze ubaka mama wawe? mva mwaka se gute muvandi Shania ni muri mukazi wanjye bana n'aba musaza wanjye nibiki mbaka Keza reka nkubwira akantu utaruzi k'uyu mugore nta mugabo mena umuceri ariko uwanjye ndawumenye basumati mena umuceri imbere y'umukene reka nakubwize n'ukuri ke uyu mugore abandi bagabo ngira akazi ndikorera uyu mugore nkora buri kimwe cyose ngo mushimishe nk'umugabo nkiyuhakuye ndi umugabo utari mubi ku buryo buri mugore wese twahura na turasi ku mugani yiwatuye hasi Shania mwahuye wisara ubu uyu ni umuvandimwe nicyo namuhamagariye saa iyi ngiyi nkwamagaye ngo udufashe uyu mugore usanze nambaye ikote ubonye ko atari ngombwa ko nambara ikote mu rwanjye kuko aho mvuye ni mu kazi hano ndi si mu kazi ubonaga akwiye kuba narikuyemo ubu saa iyi ndaryambaye ndacyambaye inkweto iyi saro bayikorobye nkwiye kuba zavuyemo amazi muri dushe nikarabiye nk'umuntu uvuye mu kazi ibyo kurya cyangwa se amazi nk'abandi bagore byose ngiyi meza uko iteguye ibyo reka tunabyihorere bari abana uribuka ko nigeze guhamagara Shania ngo ati vuba twara abana bawe muranazana ndabwa tuzambere umugabo nyaboneka ngize Imana muranazanye ntaje wenyine uyu mubyeyi nako reka mvuge gutyo uyu mubyeyi uyu mugore wanjye uyu mubyeyi nyine uyu mubyeyi ntabwo nyiri umugore ndi umubyeyi reka Umubyeyi w'abana. uri kumva neza navanga amakote ngibiki mwese uragira ngo mvuge ngo uri inkumi ubu byararangiye ngenda ashaje abonye abana bato aho usigaye uyu mugore wanjye reka bivuge gutyo reka nkubaze reka nkubwire ujya guhereza hoya nkubaze reka nkubaze ujya guha Shania abana kuko utampamagaye ngo ngishe inama kuko utampamagaye ngo ngishe inama warifashe usigaye unsuzugura urifashe usora abana ndaharura bahereza ni abayobozi bagutesheje umutwe impamvu itumye mbatangura yize yimbaze niyihe mpamvu gutaye mbere yo gusaragurika gutyo ariko abagore iyo mpamvu utangiye mbere ugiye kuyimbwira ariko kuki abagore aho kumva umwanya babashyizemo Martin ndamusobanurira ngo oya ngabana ngo sinzi ngo bagiye intebe wahawe aho kuyicaramo ndabona aho kuyicaramo ndabona uyihagazemo watuje tukabana nk'umugore n'umugabo ibintu uri kwigira n'ibiki ujye ukora ibyo wishakiye saa yingi stress z'akazi kandi irimo urazongeramo ibibazo byawe ariko ndi gutekereza impamvu yatumye ntanga bari abana reka nyigwena neza ubyumva unabyiteho kugira ngo n'urujijo ruveho utazongera no nagira ngo icyambe najye nkwereka ko ndi umugabo wawe ibyo utekereza ko ntakora burya nabikora yego naritonze yego nyine wankubita wamena amazi wantwikira imyenda wakora buri kimwe abagore ariko mutegeye ndihangana kuko na Yesu yarebye abona nyine ntiyaduhuza ndi umusazi urundi niyo mpamvu ubona ntuza ariko haraho umutuzo ugarukira ubusikari ya mbere ugiye kumusazi ugiye kumusazi oya nsare umva oya reka nguye impamvu kugira ngo tuze impamvu ego yatumye ngewe bari abana mbahereza uriya mubyeyi n'abana be ikindi ubusayi nk'ubajije igise bari abana aho bavukiye ntiwahansobanurira bivuga ngo bizwi na nyina wababyaye uwo niwe ubafiteho uburenganzira mbere na mbere kukurusha wowe n'ubwo waba uri umuvandimwe we mu gihe nyina atabitaho ibyo bya musaza ahubwo mwebwe we na famiye yanyu ukuntu mwihuza mukabihuza n'urugo rwanjye ubundi ibyo byaje bite byaje ryari nsobanurira kwanza ngusobanurira iki ibyo bya musaza wawe usigaye ukora ibyo wisha musaza wanjye niba mbwiye ati abana banjye babayeho nabo bafate nka mushikiye ngomba kubafata utangishije inama umugabo we ko yabikoze atangishije inama abana ko basanzwe baza hano se kuba bari bana hano bitwaye iki uri umugore wanjye uri umugore wanjye ndi umugore wawe kuri kubihakana se mugaya ngo ndi madamu ngo ndi iki uretse ko ndi kubihakana ndimo ndakubaza uri umugore wanjye ndi umugore wawe yego yego niba uri umugore wanjye rero ukwiye kumva ko nanjye ndi umugabo wawe ugakora ibyo wishakiye umugore wemeye ko afite umugabo ntabwo ari wowe icyo kintu none wumva urwego bigezeho ntabwo ari wowe ninde ku rwego rw'uko ukora ibyo wishakiye mu rugo rwanjye ngo ndi umugabo wawe umugabo ku izina nta muntu utanyita umugabo
na Keza wicaye kuko ari umugore yanyita umugabo n'undi wese anyita umugabo. Igisobanuro cy'umugabo nicyo ushoboye gukora. Niba nafashe umwanzuro nk'umugabo, ikingira umugabo n'umwanzuro nafatira urugo rwanjye mbona udahwitse. kandi mwiza. Yes. Umusirikare umusirikare ku rugamba yasubira inyuma abona abandi bari kwa device. Uzajya ufata ibintu byose sohoye ejo nzasanga banagurishije n'intebe n'ameza byose basohoye ngura umugabo mu rugo. Nimba ahubwo n'imyenda uzayigurisha. Aho kugira ngo rero nzitwa imbwa mu rugo rwanjye mbona hari icyankenuye. Nzazigurisha nzana kawunga tukarya userere twariye. Uziko nzasanga n'abana banjye basohoye nabo. Erega. Witaka gutyo. Ikindi kintu uri kwitiranya uri gufata kuba yaratanze abana kabashaniya. Kandi navuze ngo wasanga none seke ngo bafite ikintu bapanga hagati yawe. Ntabwo utangiye kugera. Bahuye bate? Bamenyanye gute? Isuku urumva bareka kumenyana. Uri muramu. Konzi ko nta nimero yiwe yagira bayayibonye ate byagenze ute? None kubw'agahinda afite k'abana be. Kubw'uko yanatekerezaga ubundi wowe ikintu ushaka urashaka je nzicwe na rubanda. Ene wanyu bazamfate bamanyirize mu nda nivire mu kazi gupagasiriza ugo rwanyu. N'abayobozi baje baza mu N'abayobozi buri gitondo ko mvuye mu kazi. Ariko abayobozi baza ngo mudugudu araje. Ngo gitisi yaje. Nde wishe umuntu. Kwa bana musazaje bari hano abayobozi ngo birirwe baza kubaza ikizi. Ariko Shania yagiye kuregura bizi. Yareze se. Yareze. None se yarareze abayobozi baricara baziga kubaza. Nabo uki bataje se kuki abayobozi bataje ngo babigiye kurikirana. Ngewe mudugudu yaje hano buretse ntiwari uhora kutamundekeye mudugudu baraje arambwira ati muraho Emmanuel ni muraho mudugu ntina amahoro ati ese ko mutari musanzwe mudusura byagenze bite nayo umutekano atoya ati ni karibu turicara ibyo ntarwo byari ngombwa ko mbikubwire kuko uringurutse yuza ko uri umugore uciye bugufi tujye inama kandi wari kuza uvuye mu kazi nka kwicaza tuvuye ku meza bwati gutya na gutya uramuzi uyu nkwiye kuba muzi kurusha abandi bantu nyuma ya nyina nge ndamuzi uyu nguyu ndakubuzi nkugurukana ndingurutse ubona havuze ngo ndingurutse none se wakwicaye ko ndingurutse nkakugurukana nubwo wakwihana kabanga kugahinda uneye wowe ukagira muringurutse ngo muramuzi ko sabura agahinda agukoze ya mamure nyina abagabo ubuse nubibona abana barahari navuye mu kazi numva nanapfa none ukombira ngo ndingurutse akira ngo wicara ngo twaganira oya abana ko bahari bari kwa mama sanga shaka kukureme mu makote n'inkweto agira ate aya yamukure mu yavuze mwana ngo yahageze ngo byanze ngo niyariye ngo ariko burya nanamusanga ngo so kugenda yashane yicare hano umugabo munzu nasohoka kavuze ngo yamusanga se nasohoka yicare hano so kumusange urwo rwego ntago urarugeraho yicare hano ko namusanga musange oya haraho umujinya wawe ugomba kugarukira icara hano musuzugura se we yanyubashye ngegeza anyubaha nkubahe utanyubaha se ugomba kunyubaha ariko rwose mu gihe atanyubaha noneho ngushyire ku bitugu nguheke nsubire mu kazi sinyiri sobuja nabaye rugize gute nimetse umugore wanjye ku bitugu ngo mushimishe nkubahe gute ugenda uyora abana b'imiryango yanyu uzana mu rugo rwanjye mu bintu nazi ngo nicyo cyubahiro nzi gukora icyo cyubahiro nyujemo umukata na Yesu niba yaramuje nawe agira ngo uzanyobe muri ubu buryo nankure mu buzima gihe nimenye gusinzira ishimara bari se bagiye yicara gubwe neza harabahari akufita gacuhindira hari abahari ngokira uri modoka bakamazu abana musazange bagiye batuma ufite agacuri guhindiramo batuma gudakira bagiye musaza wawe sinzi ibintu ntabwo nzi inama mukora sinzi ibiganiro mugira aya musaza we niwe mugabo we urumva ni uyoboye urugo rwanjye abana musazange bagiye ishime wumva unezerewe njya uko musaza we yavuze ngo mutekera akanyama njya uko musaza namburwa ikote nk'umundi mugabo ngatererwa ipasi ariko umusaza wavuze ngo kora iki urumva rero ngiye ibyo bya musaza n'abavandimwe nanjye ngira abashiki banjye ngira imiryango na mama ari mama agera hano nko mu myaka 100 abo basaza bawe mwihuzamo tubona umuryango wanjye utagera mu rugo rwanjye buri munsi naruho waje ndawirukana se hari umuryango wari wagera hano wawirukana ahubwo giye ntangazwa no kubona ngo musaza ntanamusanga mu rugo rwanjye na rimwe ahubwo ahantu muhura mupanga ibyo bintu kuri telefone ari muri Kenya nagari ushaka no kuzanyicisha yego ubwo utangiye kwa ko musaza wanjye yakwica yananyica none se wanyifuza utangiye kuvuga ko musaza wanjye ari umwicaye katamamagaye nkamuramu ngambwira ati rero muvandi simpari ndebera abana musaza wawe
umugore w'ubuzima arimo ndabuzi niyo mpamvu bari abana wenda washimusa ukabazana ku gahinda ka musaza wawe ibyo ndabyumva nk'umugabo ahubwo uburyo wabikozemo niyo mpamvu abagore mwigira abantu erega nicyo abagabo tubarusha nk'ibyo bintu byose wakoze nkanjye nk'umugabo hari umurongo nabiha yego uwo murongo nkaba nzi ngo niba nzanye abana ni abamusaza w'umugore wanjye ni ukuvuga ngo nibaze na nyine yego naze uko n'ubuzima arimo ntibumeze neza mu kazi dufite duha abakozi abantu dutoraguye imihanda yose kandi arahuye buze akazi yaza akicara hano agafata inzu n'abandi yes akarya abana bakabaho neza musaza akajya avuga ati byibura nasize umuryango wowe uragiye ushimusa abana niba se musaza batumvikana n'umugore we ukaba ugiye gushimuta uriya mwana aje akagwa mu rugo rwanjye nsobanurira nimba uri umugabo muri oya yiharembera keza byihorere nahagirira ikibazo gituma yabura n'ubuzima uyu nguyu yabisobanura ngo iki rani nk'umwana wanjye arwaye namuvuza wajya kuri ribu uri mu maboko atari ayawe ukajya kuvuga ngo urumva ngo byankotse bya bikaranga umwana ngereve demene ngo masosi managara manyanya mama nangaye wowe noneho ubu kandi mama waba hari n'udatuzi siraje kubona wirakazwa n'abana bari kwa mama wabo ahubwo madamu wawe afite ubwoba bwa musaza ariko nungutse agatekerezo aho wambariye inkindi uhambarira aho wambariye inkindi ngo uhambarire ucocero harya sinzi uko wabivuga ariko uyu mugore aransebeje narakubwiye ngo ibintu byanjye nawe nibisohoka bikajya hanze rubanda rukambona bamfata shawo ubu ndamusebeje wowe shawo uransujuguje uhamagaye muramukazi wanjye mwinjije mu nzu ugize gutuma abana nibyo mwagemo ntawe ubizi wabahasi nari mari ndagusebeje we njye uranshimishije umuhaye agaciro ubu ntuzi isaha iyi ngiyi ntabwo nkubeshye n'uwo muntu ari kuvuga ngo byagenze gutya ngo byankotse bya bikara buriya nageze hano akankuramo irikote namujyana mu cyumba tukiryana sinuri kumwumva ntabikora none harahanaguhishe mu kanya ko ngiye kujya kwa muganga ngo bandebere diyabete ayigeze yego isukari yazamutse igihe none ureba ko nkwambika ivara shaho turi namanitse nshakwaha ushaka kubisubiza hasi segera ujye kundega uri kugaragaza ko ubaha musaza wawe kurusha umugabo none si niba murongoye niba muteresa mukura mu rugo abugira gute si unyubakiye se n'ibiryo ryaba byateguwe na musaza ategetse ngo ndarya ibijumba gusa n'amazi nibyo ndarira ariko abagore we musaza wawe umubwire ko abana basuye kwa mama wabo nimba bakeneye azaza muri Kenya ariko keza none se ko abana bagiye ko nshimye ko bagiye koko bari kwa mama wabo ikibazo asigaranye ni ikihe ufite ikihe kibazo ko mbona ufite umujinya kundusha warakaye ni ikihe kibazo usigaranye umujinya mfite nuko ngiye natanze abana nahaye abana nyirabo ukaba uri kunze ngo ndaje ijoro nagiye mu kazi mu gitondo nta gacyayi nta pakire ndaje nta byo kurya ngo ndi mu gihano cyane nk'umugabo uhahira urugo rwe sha karaho muhera mudusuzugura nta soni ngo urumva ngo nabaye ibintu byose nabaye hakora mu ndu ngubu niba ntabiryo ndi kubona aha ngaho kuba umugore inshingano zakunaniye ndaje ndewe urwitaho mu kanya nta kibazo urabizi musohokane ejo bundi abagore baravuza turamugora bafite umugabo w'umusirimu yego ntabwo babivuze turi kumwe wumva nkavuga ni ahandi uwo musirimu niyo mpamvu nyine uri kunsuza kuba wishakiye niyo mpamvu uri gukora ibintu byose nanga kugira ngo wumvishe uwo uri we erega ndagukunda nubwo mwigira yego wabivuze kare wisamye ngo wageze uri kumva zira ningiro naguhaga hari abantu beza benshi naretse kubera wowe ariko utangiye kumbera mwiza kuba ari kuvuga ari kugira ngo akore ibintu byinshi bimbabaza ntaranga kugira ngo ngire umutima ugize gute ubabaye turakaranye nyina abo bose abiza ari kuvuga ngo bamureba ngo ni mwiza ajyane nabo se ntabwo uri kumwumva narwo none ngo korere ibyo umvuga ibyo ukunda nkora ibyo ukunda kugira ngo none kugira ngo nishime unshimishe nk'umugore wawe none nyereka icyo ngenderaho ngo ushimishe nambaye ikote mvuye mu kazi ndebe ibi byose nyiri urugo ibintu bitanshimisha urapatiranye ati mugabo wanjye cyarangira ngo ugiye kunzana utwaka yewe ntangira no gutunganya amashati ngo ngarabe ngira ngo wankekeye agatsima dore ko ariko nikunda n'agasosi k'inyama nagusigiye amafaranga yo guhaha ibi byose ni garagaza ko uri umugore mu rugo keza n'umugore mugenzi keza ibi byose ni ingaruka zo gukora ibintu byose ntishimira bitanshimisha
tutabiganira utishimira bihize nishimira nuzakora ibintu nishimira nkunda naye nzakora ibintu byose wakubwira ukuntu nyirabana yatashye aseka we amana banje yarize ariko mitambona baramarira se wariya nyine nayo kugira ngo akwereke ko bimubabaje none se ntibyari bimubabaje se abana bawe tazi ngo baryamye tazi ngo bariye ubuzi ko no ku mupaka wa Rusumo bategereje ngo ko bagiye kugenda bakizwa n'inzara none birirwaga batanga amatangazo kuri radio ko waje kureba abana hano wasanze kuna abana basa bakeye batemba itoto basa neza ejo ni muhurara mu muhanda basa n'imbobo se niuzishima ariko urusha umwana nyina wundi mbabazi ndaga ndi nka nyina mbobereye nyirasenge nk'abanyina nk'abamushiki wase ubuze nyirasenge bigenda gute ibyo ni simbizi hangaza ibi byose ni ingaruka zo gukora ibintu nishimira yego sho ariko noneho none urajya ngangwe no guterura umugore bwiza ngwino guterure nawe ukora ibintu nawe mutabiganiriye ubu iki ngoro utishimira wowe na sheri uvuga uti wa mugabo ugiye kuzana abana tukabyumvikanaho umugore n'umugabo ari kuvuga ibyo bintu warabikoze uri kuvuga amagambo nkumva sinzi ikintu nagukorera mbese ikintu wifitemo muri wowe nukumva uri ndikumva we na Shania mbabo nka Shania ari imbere yawe nawe ndumva naba abakozi nkoresha kuri aparito muzi ukuntu bangana nakazi kabyo ntago nshaka no kubyumva no kubimenya ariko urabizi ko bahari ibaza umuntu rero uhemba abantu bangana kuriya nkabikora ngira ngo mbone uko twararira ibyo byose urimo urabirenza ingoyi sawa cyambere no kumvikana no gushyira hamwe ariko urugo rwanjye ngubatse nkanjye uwo musaza unamubwira ngo kebana yo kugira ngo mve ko ndi umugabo cyangwa se mo kimwe ubu twese ruduhinduye imbobo oya none ngo ntabwo akiri musaza ntabwo nzi ni ubu famiye y'iwacu yego famiye y'iwacu uyigaraguje hagati oya utugaraguje hagati tuhinduye agashishi nikigaraguje ubwo nawe ndimunyujije majyaga mpamagara muzehe bimeze bite ndaho amakuru ni meza murase mu Rwanda ndaje mpamagare musaza wanyamenye ibyawe na Shania mureka hari ikibazo uzakuzanyire kubwira musaza uri kumutukura kugira gute arya hano yabona za no kurya na hano nari narakubwize n'ukuri uretse no kuba afite ikibazo cy'abana we wamushimuse afite ikibazo cy'umugabo aho kugira ngo se rwubakwe n'undi sinarwuba yoeke nagubaka ariko ahubwo se ibintu byose nabikenye nta n'ikintu kindi nkeneye no kumva nakubabariye musaza we yakwisiza n'igihe rero n'icyubahiro cy'umuryango naragiharaniraga nungayungaye nabonaga rubanda rwatatu urugo rwe navuganire kare ngubake nungayungaye urumva ko wenda ntabwo ari ibyo ntekereza kugamije n'umugabo ntabyo nakora yego ariko ariko nawe wikomeza gushimangira ijambo uvuga ngo we na Shania uzi ko burya hari igihe oya nawe bivuga kenshi ni nana byapuri tuma abagabo ariko kandi ari kubivuga murabonana basohokanye Shania ubuzima arimo ntabwo ari bwo gushaka abagabo uyu mugabo yabikoze kugira ngo abayobozi bareka nkurindira mu rugo rwanjye ngiye nkora ibi byose kugira ngo nkurinde ariko nubibona ubura aho byangwa te byabikara ngaho sigaye ugera ndagushorera mugiye kwa mudugudu uburyo wagenda gumiza ugenda ucyatira birenge wataye igitenye wiruka byari kugira ngo abana musaza nje batagira ikibazo noneho ko bagiye se ko bagiye ndabakurikirana bize gutize nubu ndakomeza mbakurikirana suvuga n'ibiki nyina ko agiye ko yavuze ko agiye kubashinganisha nyuma yuko bakuye mu rugo nibagira iki kubashinganisha se nyirase ubu yambuza gusura abana musaza wanjye none nta nanjye mu buyobozi abana ufite abana bawe batanzaga rega nabara nabanje ndaje muhe oda nana kubona mu rugo rwazaguceke yo kugira ngo nazamusangayo azaguceke n'ibyo azaguceke n'umuti bakurangiye yo nta mugabo mfite ni umuti rwose nanjye nta mugabo mfite ako kantu jo namwe rwose ako hari ikintu iri kumpisha mwana si umuti abana hari umuti ushaka kubakuramo kuko abana ubu nibwo umutubuza aragutuburira ukabyemera nyuma ukiyakira ariko nyuma iyo utangiye kwigarura uhita ubona yuko yaguteye umuti ubu nibwo ntangiye kubona yuko noneho aba bana bari bafite ikintu bavuze mu rugo rwanjye niyo mpamvu nsigaye njya mu kazi narabaye sabizeze nkabona n'abakozi wanyitaga bose mwaramutse asigaye nshaka nkubita ibitugu yego se
noneho abana baguteraga ishaba buriya wabirukanye baguteraga ishaba abana se nibo bantekeraga bagutekeraga ibiryo ukabirya nabyo reka Jantiere ga n'umwana muguru yateka n'igikoma kakinywa Yereka nkubaze bari abana hari umuti wundi bakeneye mu rukundo gusa umuti se wiki ndarwaye siko nakubyaje umwana dufite abana waretse tukarira abo dufite niko ko nakubyaje abana waretse tukarira abo dufite ukareka kwikoza ibyo bintu nabona bizarangira ryari abana umugabo yabatanze yarangiye kandi nanabatanze mu buryo bwiza keza yarahari ndabatanga navuga ni ngewe hanyuma we nabashaka ave muri Kenya azatwara abana niko bimeze nka papa we arabemerewe ariko ntago ari abo kuza mu rugo rwanjye bagomba kuza ari abo muvandimwe papa we nava muri Kenya akongera akabansubiza ibyo nabyo nyuma y'ubu ngubu turi kuvugana uko ngubu dusubiranwamo nibaza nagira ngo nguhe niyo message icyo kintu baho ukiza nyuma yuko wavuye mu rugo rwande rinjye ubatanze atari nge wabadobuse ngo tubyumvikaneho nibongera kugaruka ngomba kubimenyeshwa nk'umugabo nibitaba ibyo musaza wazakurongora kugira umugore ujyane nabo bana mu bani nta kibazo none mana yabyo we kubera kare uzaba wumvira kurusha umugabo Steva Kuroze amagambo uri kuvuga yatekerejeho ni ukuri zayamuzengereje wagira ngo bamurose nubwo sahingi uzi ahubwo n'uburwayi butabwo niyo bamurose nubwo wayinterekera aha yose ukavuga ngo yirye imari yego ibyo mvuze nabisubiramo nyuma yuko aba bana bavuye siko ndi kugira ubwoba ngo bakurose nabimenyesheje nzagukenyeza iyagakara haki ya Mungu ngewe umwana w'umudoro yamaye ngewe mi nakeza byumva ngewe nzakora ikintu kidumva ikintu cyangwa n'amaso y'abantu nzagikora nubana ngo uri hejuru erega ma nakwihoreye ubu ugiye kuzanyica kubera abana musaza wanjye uri hejuru uri inkuba ariko burira nimira by'ubumereza kuko urushirwa irunkubise ntacyo rumuhungabanyaho ariko urwanje ngize gutya ngarurambura nibavuze amagambo menshi ngakwihorera wavuze uramanuka uhera hasi ugeza hejuru ndakwihorera umva nanjye nkubwira akantu kibanga gato umva nkubwira akantu gato n'utaruzi umva nyine nkubwira akantu gato utaruzi ayo magambo yose avuze nakwihoreye uri kubyumva nimba ari n'ibyo rero ari kugira ngo abana bamusazanye babeho nabi twatandukana dusoza ikiganiro niba hari ibyo gutandukana ibintu bigomba gukemuka biciye mu bundi buryo muraza kuganira nk'umugore n'umugabo tutabirimo tutanabyivanzemo mukemura ikibazo mubeho abana bagume kwa mama wabo ibindi murabikemura nk'umugabo n'umugore kuko ntabwo twifuza gutandukana kadusoreza hano nawe mu kiganiro